Mu bijyanye no guhangana kw'inyamaswa, imbwa n'injangwe ni zimwe mu zishobora kugirana amakimbirane haba mu mafilime ya katuni cyangwa mu buzima busanzwe. Hashize ibinyejana byinshi abantu bibaza ngo ni iyihe yatsinda iyindi mu gihe imbwa n'injangwe byakwihurira ijanja ku rindi. Aka kanya tugiye kubyinjiramo neza maze tugereranye izi nyamaswa tugendeye ku mbaraga, ubuhanga ndetse n'umwihariko w'imiterere ya buri yose. Tumenye ngo ni iyihe yahanyurana umucyo ziramutse zihanganye amaso ku yandi. Turamenya niba koko ubugabo ari ubutumbi ku buryo ubunini n'ubukaka bw'imbwa hari icyo bwayifasha ikaba yakwikura imbere y'agakoko k'amayeri menshi cyane. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Mbere ya byose tubanze tuvuge ku mbaraga n'umubiri za buri yose. Muri rusange kuri iyi ngingo imbwa iraza imbere. Ifite imikaya ikomeye cyane kandi ikaba izi kwizirika umukanda no gukomeza umutsi. Nk'imbwa zo mu bwoko bwa German Shepherd, Rottweiler na Pitbull zifite inzasa zikaze ku buryo ubushobozi bwazo bwo kuruma buri ku gipimo kigera kuri PSA 325 arizo megapascal 2.24. Izi mbaraga ni nyinshi cyane ku buryo zafasha izi mbwa guhanga muri nyinshi mu nyamaswa. Naho hakana ko muri rusange imbwa ari inyamaswa ziba zarakoze umubiri, ni inyabigango. Mu mateka imbwa zagiye zororwa ndetse zikabangurirwa hagamijwe kugira ngo zizakore imirimo runaka inyuranye, harimo nko kuragira intama, guhiga no kurinda urugo. Ibi byose bizisaba kuba ziteguye kurwana. Nubwo bikwiriye kuba byumvikana neza ko imbwa iri hejuru y'injangwe mu byerekeye imbaraga, ntitwakwirengagiza intwaro z'ibanga zituma injangwe nayo ihinduka intwari ku rugamba. Injangwe izwiho kugira umuvuduko n'ingingo zigororotse. Mu zindi nyamaswa, injangwe ni ninja. Injangwe ishobora kwijugunya mu kirere ku burebure bukubye inshuro 6 uburebure bw'umubiri wayo. Ibi bikayifasha mu kugaba ibitero bitunguranye hamwe no gukwepa ibitero by'ako kanya. Inzara z'injangwe ishobora gukunja ikaba izibitse, nazo ni intwaro udakwiriye gusuzugura uko wiboneye. Zityaye nk'urwembe ku buryo aho irukojeje ku nyamaswa zihanganye nazo hasigara igisare. Izi ntwaro z'injangwe zirimo izi nzara n'ingingo zigororotse nizo ziyifasha gutahana umuhigo mu gasozi ndetse no kwihagararaho imbere y'ibisimba biyikubye kenshi mu bunini. Injangwe yarambuye inzara irimo gukarama ishobora gutuma imbwa izinga akarizo igakuramo akarenge. Mureke noneho turebe ibijyanye n'ubwenge hamwe n'amayeri. Ibi byombi akaba ari ingenzi cyane ku rugamba. Imbwa zizwiho kuba zifite ubushobozi bwo gusobanukirwa amabwiriza no gukorana neza ndetse zigakora neza ibyo abantu bazisabye. Nyamara nazo zifite amayeri yazo. Iyo bigeze mu kurwana n'injangwe, imbwa ntiyishingikiriza ku bunini bwayo gusa, ahubwo ubunararibonye ifite no guhangana n'izindi nyamaswa ihita ibuhuza n'imyitozo yahawe maze ikabasha gutahura mbere y'igihe iby'injangwe iri kwigira kandi ikabiburizamo cyangwa ikabikwepa itarayigeraho ingaruka. Nubwo imbwa isingizwa cyane mu kugira ubwenge, injangwe nayo ntiyabura kugira iti utazi ubwenge ashima ubwe. Injangwe zose muri rusange zihuriye ku mwuga wo guhiga zitabikesha gutozwa ahubwo mu buryo karemano. Zifite ubuhanga buhambaye mu kwihisha no gukora imibare y'ibitero neza cyane. Ibinyuranye n'imbwa, injangwe ni inyamaswa ishaka kwiberaho yonyine, ari nayo mpamvu yaremanywe ubushobozi bwo gusesengura ibibazo no kumenya uko yibyitwaramo bihuje n'aho igeze nta wundi igishije inama. Habayeho imyiyereko, injangwe yahita yicishije bugufi itera udutambwe duto duto igatera ibico, ubundi ikavumbuka mu buryo butunguranye igakubita idahusha. Aha ni mu gihe imbwa yo yabanza ikamoka cyane bishoboka, imikaka ikayitangaza ikaza yiruka kirimo kiri hanze, ubundi igafunga amaferi igahita ikacura. Gukacura aha bivuze kugira imbaraga z'urwasaya zikaze. Aha rwose injangwe ntiwakwirirwa uyigereranya n'imbwa. Imikaka y'ibibwa binini irasaguza ndetse igashwanyaguza. Ishyikiriye akajangwe twatangira kubara izindi nkuru. Ariko imbwa nayo irabizi ko atari ukugenda nk'iyitoreye ingoma mu giteme. Icunze nabi inzara z'injangwe zayitemagura ku buryo byahakaza abaveterineri.
Izuru ry'imbwa niho hantu injangwe igira tageti yayo mbere y'ahandi hose, ahandi hakaba mu maso. Ibashije guhamya hamwe muri aha ngaha, injangwe ishobora guhita icurikira ikibuga ku mbwa cyangwa se ahubwo umukino ugahita urangiriraho. Imiterere y'imbwa iyigira inyamaswa igomba kwiruka inyuma y'umuhigo kandi akenshi zigakora neza iyo ziri hamwe ari nyinshi. Ariko injangwe ihagaze hamwe igaheta umugongo ubundi igakarama, imbwa irabireba igatinya ku buryo idashobora gutera indi ntambwe igana imbere, igategereza ko izindi zihagera ngo ziyitabare. Ku rundi ruhande, injangwe yo ni inyamaswa ihiga yonyine, igakoresha uburyo bwo kubikira no kuvumbuka. Iyo injangwe yisanze nta yandi mahitamo ifite, ihita yifora kandi igahina umugongo, ubwoya bwayo buhagaze ku buryo ubona isa nk'ibaye nini. Inyinshi mu mbwa iyo ibi bizibayeho zisha ubwoba zikabanza gutekereza kabiri. Mu by'ukuri guhuza injangwe n'imbwa mu murwano w'indyankurye igisubizo byatanga gishobora guhindagurika. Ariko ubusanzwe izi nyamaswa zombi zikunda kubana mu mahoro ndetse zikarema n'ubucuti hagati yazo. Ariko iyo zigize icyo zipfa, akenshi injangwe nica impaka ikoresheje igitinyiro cyayo nk'uko twabivuze haruguru. Kuba injangwe izi gufata ibyemezo byihuse biyongerera amahirwe kuko ishobora gusimbuka igashwaratura ahita igaruka kandi ikaba yabisubiramo kenshi mu gihe gito. Aha ni mu gihe imbwa iba iri kuzenguruka ikanyuzamo ikataka igamije kuruma, yahusha igasubira inyuma ikongera ikipanga, bityo. Amakimbirane y'imbwa n'injangwe ashobora guterwa n'ikibazo cya misunderstanding muri communication. Ndasobanura. Iyo imbwa izunguje umurizo ureba hejuru, iba yishimye kandi ishaka gukina. Naho injangwe yakora icyo kimenyetso ikaba yerekana ko ibangamiwe. Ubwo rero imbwa yabona injangwe yazamuye umurizo, igahita itangira kuyizanaho imikino, naho ntikamenye ko iyindi iri kwitegura kwivuna umwanzi. Birasekeje. Imbwa yifitemo icyizere ihagarara yemye ubundi ikamuka. Injangwe ititeguye kuva ku izima ikunja umugongo, ikibyimbya ubundi igakarama. Imbwa idashaka guseba icisha make ikigira nk'aho itari iri muri iyo gahunda. Injangwe idakunda amahane ihita ibivamo ikajya kwikatira igitotsi. Indi gihamya yuko burya ubugabo atari ubutumbi, ako kanya ikabirabonetse. Nubwo twavuze byinshi ku mirwano ihuza imbwa n'injangwe, ubusanzwe izi nyamaswa zombi si abanzi. Hari ingo nyinshi usanga zizoroye zombi kandi zikabana atari mu bwubahane gusa, ahubwo ari mu bucuti busesuye. Uko zigenda zimarana igihe, zigeraho buri yose ibasha gusobanukirwa ibimenyetso n'imico by'iyindi, amaherezo bigatangira kujya bikina. Hanyuma si ubwo tuvuge ko ari iyihe yatsinda hagati y'imbwa n'injangwe. Niba turi kuvuga ikibwa kinini kiri kurwana n'akajangwe gatoya, imbwa yaba ifite amahirwe menshi. Ariko kanyakabwana injangwe yakwifasha kadatabawe na ngenzi zako. Ariko se ubundi wowe ukurikiye iyi video urabyumva ute? Urabibona ute? Tubwire muri comment. Ni iyihe yatsinda? Gusa nanone si ngombwa ko aya matungo dukunda arwana. Buri ryose rifite aho rifite imbaraga n'icyo turikundira. Uramenye ntuzaziteranye ngo zirwane cyangwa ngo nizirwana uzifane. Uzanezezwe no kuzibona ziri inshuti. Wakoze kubana na Inyamaswa TV muri ubu bugenzuzi twakoze bwo kumenya ikaze kurusha indi hagati y'imbwa n'injangwe. Waba uri team dog cyangwa uri team cat, mwifurije gukomeza kumererwa neza. Iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV.